none se njyewe nkunda kubona ayo mashusho kenshi. Ubundi ibyo bishushanyo cyangwa se ayo mashusho, ubundi ibyo bintu biba bisobanuye iki ko tubireba ugasanga ntabwo tumenya ibyo ari byo tukiyitambukira gusa? ubundi abantu bakora aya mataburo ni ukuvuga ko usanga akenshi bibanda ku bintu nk'ibi ngibi, kandi koko icyo ubajije ni byiza. Abantu benshi usanga bafite ikibazo nk'icyo ngicyo, bakibaza ati se ubundi ariya mashusho n'ariya mataburo tugura ubundi tuyagura ari umutako, ariko mu by'ukuri ntabwo tuba tuzi icyo bisobanura. Icyo bishaka ko gusobanura rero, urabona nk'aba bantu, aba bantu bambaye ishabure. Izi shabure kera ubundi ntabwo bambaraga nk'uku nguku twambara n'amapantaro, amajipo. Kera bambaraga utuntu nk'utu ngutu. Urabona ko hano mu muco nyarwanda barabyina ikinyarwanda mu buryo bwo kwimakaza umuco nyarwanda. Barimo baragaragaza umuco nyarwanda. Hanyuma tukaza kuri uyu muntu. Uyu muntu nawe ushaka kwibaza uti se ko wasobanuye kuri ziriya shabure, ndabona bambaye n'amayugi. ibi ngibi byose ni ibigaragaza umuco nyarwanda, dore ko kera bajyaga guhiga ugasanga imbwa zambaye ibi ngibi babyitaga amayombo. Bamwe bavuga amayombo, abandi bavuga amayogi, ariko aho nubwo yaba ari amazina atandukanye, uko byagenda kose bihurira ku kintu kimwe. Ibi ngibi rero ku bantu b'abahigi babyitaga amayugi, amayombo, noneho ku ntore zikaba amayugi. Yego, urabindushije. Hanyuma twagiye byagera hariya, biriya ngira ngo wenda nawe wayibiza, hari watubwira. Ubu ni umugara w'intore, hari ukuntu babyina ibyo bita kuvuna sambwe, maze ukabona baravuna ijosi, nyine umugara ukikaraga bakawukoza hasi bakawuzunguza, ukabona koko ni byiza. Ni umugara w'intore, ndabona ari kuvuza ingoma. Izi ni ingoma, ni ibintu bisanzwe, n'ingoma kera hose zabagaho. Ni rwose n'ubundi nubwo ari kumenya kera n'ubundi hari barabyinaga, habagaho guhamiriza, kwiyerekana ibwami bakoresheje ingoma. Ni ukuvuga ko umuco wa kera n'ubundi bakoreshaga nibyo byabindi ibicurangisho gakondo, biriya by'amapiyano bitarazana za sembare. Za sembare bundi buriya nazo ni ingoma, ariko urabona nyine zibanzwe mu buryo bwa kizungu, twabyita bya kizungu. kugira ngo abadukurikiye babyumvise ikindi bintu bisobanuye, kugira ngo mwabyiyumviye. Ndi kumwe n'umuntu w'umuhanga cyane, ngira ngo yabisobanuye, murimo murabyumva. Ari nabyo byakomeje biza gukomeza gukora muri iyi myaka tugezemo, nubwo tuza mu iterambere, ariko umuco wacu ntabwo ujya wibagirana. Siko bimeze. Yego, urakoze cyane. Namwe murakoze mukurikira iyi video, ngira ngo avuga bayitangiye n'abaza kuba batarayibona, ngira ngo nimuyikurikira muraza kumvamo udusobanuro twiza, kuko mwajyaga mubibona mutabisobanukiwe, muzajya mubisobanukirwa. Sawa sawa.